imitima yacirahavye ikeneye. Turabasura inshuti bakundwa bene data mwese muri bihugu bitandukanye ku migabane 5 y'isi, haba uAfrika, Aziya, Uburayi, Amerika ndetse no muri Australia. Ukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana mutegurirwa na Revelation Ministry, mukarigezwaho nanjye Ikigene Jarike. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo dukomeze kuganira ku cyigisho kirebana n'Umwuka wera. Nkaba nkwinginze mwene data kugira ngo uzakomeze kubana natwe kandi ntazagenda na kimwe kigucika. Murabizi ko twatangiye kuganira ku nyigisho irebana n'Umwuka wera. Turashaka kugira ngo abantu bave mu rujijo, abakristo, abanyetorero bave mu rujijo kuri iki kintu kirebana n'Umwuka wera, kuko Umwuka wera twabonye ko ni isezerano rikomeye Yesu yasezeranije itorero. Hari byinshi Yesu yagiye abwira intumwa, hari byinshi yabwiye itorero, ariko twabonye ko amasezerano abiri akomeye Yesu yagarutseho. Irya mbere ni isezerano ry'ubugingo buhoraho, irya kabiri ni isezerano ry'Umwuka wera. Ayo niyo masezerano twabonye Yesu agarukaho cyane agiye no kuva mu isi. Yategetse intumwa kutava mu murwa, kuguma i Yerusalemu. Arababwira ati mwe muretse kujya mu ivugabutumwa kuko ntimwabishobora, mubanze murindire, giye kubohereza ibyo data yasezeranye, Umwuka wera. None turashaka kugira ngo abantu tuve mu rujijo, tumenye neza, dusobanukirwe Umwuka wera ese umuntu awuhabwa ryari. Icya kabiri, ni ikihe kimenyetso wowe ubwawe ku giti cyawe kikumenyesha yuko wahawe Umwuka wera. Icya gatatu, ni ikihe kimenyetso abandi bantu bakubonaho ku buryo bavuga ngo wahawe Umwuka wera. Impamvu ni iyi, nuko muri iki gihe hariho inyigisho nyinshi tumaze kumva zisa nkaho zibuza abantu gushakisha Umwuka wera, zibereka yuko umuntu wese wamaze kwizera aba amaze guhabwa Umwuka wera, ngo umuntu wese wizeye aba ahawe Umwuka wera, ngo igisigaye nuko agomba kuwuzuzwa. Ibyo ngibyo ntago ariko Bibiliya ibigaragaza. Hari n'abandi bavuga yuko udashobora kwera imbuto z'Umwuka wera udafite Umwuka wera, kuko hari uwo jye nibarije ndi kumubwira iby'Umwuka wera ko nagomba kuwushaka, aravuga ngo ngiyewe kuba nera imbuto z'Umwuka wera bisobanuye ko nawe uhawe. Ngo ntabwo ushobora kwera imbuto z'Umwuka wera, zirazivugwa mu Galatiya igice cya 5:22, 9 zirambuta 9. Ntabwo ushobora kuzera udafite Umwuka wera. Icyitonderwa, kwera imbuto z'Umwuka wera bitandukanye no guhabwa Umwuka wera. Kubera iki? Ijambo ry'Imana ubwaryo rifite ububasha, rifite ubushobozi bwo kudufasha kwera imbuto z'Umwuka wera. Aha rero tugomba kwibaza, none se ubwo Umwuka wera aza kudufasha iki? Ibi bintu tuzabivugaho, ko tuzareba misiyo y'Umwuka wera ku itorero, ubutumwa Umwuka wera yahawe kuzanira itorero ni ubuhe. Tuzi ko Yesu yamwise ngo ni umufasha. Hanyuma turebe ese misiyo y'Umwuka wera ku batuye isi bo ni iyihe. Ubwo turavuga batizera, abapagani. None se niba umuntu ashobora kuzura kwera imbuto z'Umwuka wera atuzuye Umwuka wera, ni iyihe mpamvu? Nuko ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo kudushoboza kwera izi mbuto, kuko ijambo ry'Imana ni impumeko y'Umwuka wera, ni impumeko y'Umwuka wera, cyangwa se reka mbivuga gutya, ni impumeko y'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 63, ni Yesu wabyivugiye we ubwe. Yaravuze ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo maze. Umva rero akantu nashakaga cyane, amagambo mbabwiye
niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ni ukuvuga ngo iri jambo ry'Imana ariyo magambo ya Yesu y'ubwaryo ni impumeko y'umwuka, ni impumeko y'Imana. Bivuga ngo umuntu wakira ijambo ry'Imana afite ububasha, ashobora kwera imbuto z'umwuka wera. Icya kabiri, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 3. Yesu yaravuze ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Bivuga ngo ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo kutweza. Ubwo tuja kubereka ko hari abantu bakunda kuvuga yuko uyu mwuka wera duhabwa, tukavuga no mu ndimi nshya, ngo adufasha kwezwa. Tuzerekana misiyo y'umwuka wera ku itorero. Ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo kudufasha kwezwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Iyo dusomye mu rwandiko rwanditswe na Pawulo arwandikira Timoteyo rwa 2 ibice 3 umurongo wa 16 n'uwa 17, batwereka ijambo ry'Imana ibintu bine ridukorera ku muntu wese wamaze kuryizera. Haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo abone uko akora imirimo myiza yose. Urumva ni ibintu bine ridukorera. Icya mbere, ibyanditswe byera biratwigisha. Icya kabiri, bikatwemeza ibyaha. Icya gatatu, bikadutunganya. Icya kane, bikaduhanira gukiranuka. Ubundi tukaba abantu b'Imana bashyitsi bafite ibikwiriye byose, tukabona gukora imirimo myiza yose. Urumva ko ijambo ry'Imana ririhagije kutweza, ririhagije kudufasha kwera imbuto. None se umwuka wera yaje kutumarira iki ku itorero? Ubwo ni ikibazo twibaza. Ni Bibiliya tugenderamo, ntabwo tugendera ku ruhande rwa Bibiliya. Ubwo yaje kudufasha iki? Reka mvuge ngo nicyo nacyo kirimo, ariko ntago aricyo cyane Yesu yagaragaje kizazana umwuka wera. Ahubwo yagaragaje misiyo y'umwuka wera. Ni ikintu kimwe yavuze gusa. Yes, ni ikintu kimwe. Ibyo rero byose tuzabyigaho. Ikindi tuzigaho ni iki abantu bavuga ngo, njya mbyumva ku bantu bamwe na bamwe, ngo umuntu utuzuye umwuka wera ngo ntago Yesu nahamagara itorero uwo muntu ashobora kugenda, ngo ko umwuka wera ni amababa itorero rizambara. Hoya! Kandi bamaze kutwereka yuko umuntu wese wamaze kwezwa n'ijambo ry'Imana aba ari umwana w'Imana. Bamaze kutwereka neza yuko mu by'ukuri Yesu yavuze ngo amagambo avuze niyo mwuka kandi niyo bugingo. Umuntu wamaze kwizera ijambo ry'Imana mu butumwa ko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, batubwira ngo iki? Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Bivuge ngo rero abo bantu bizeye ijambo ry'Imana bamaze kwizera Yesu, baba babaye abana b'Imana 100%. Ni ukuvuga ngo ADN ya Yesu ni yabo ni imwe, ADN y'Imana ni yabo ni imwe. Ntabwo rero Imana yaza ngo ibarimbure kandi ari abana b'Imana. Uwo rero abameze nka cya gisambo cyizereye Yesu ku musaraba, cyaramwizeye, kiramubwira ngo mwami nugira mu bwami bwawe uzanyibuke,
Yesu aragihindukira arakireba arakibwira ngo ndakubwira yuko uyu munsi jyewe nawe turi bubane muri paradizo. Nta mwuka wera cyari cyuzuye, ni ukwizera Yesu gusa. Ntabwo rero ni ikizajya mu ijuru se? Ubu kiri muri paradizo kiri kumwe n'abandi. Ya paradizo Yesu agiye gutegurira abera bose batashye bavuye mu isi bajya kuruhukiramo. Na cya gisambo niho kiri. Umunsi Yesu azahamagara itorero nacyo kizambara umubiri mushya. None se cyuzuye umwuka wera. Kwizera Imana egare kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana egare ubugingo buhoraho. Kwizera ijambo ry'Imana rikadufasha kwezwa. Hanyuma tugiye kureba none se umwuka w'Imana, umwuka wera yatumwe iki ku itorero? Ni iki yohererejwe kugira ngo aze kudufasha? Ikindi tuzigaho ni iki kivuga ngo ububyutse. Niki kigaragaza ububyutse? Abantu duhora dusengera ububyutse. Abayobozi b'amatorero hirya no hino ku isi barasengera ububyutse. Abakristo barasengera ububyutse. Iki nicyo tuzakinjiramo turebe ese ububyutse ubundi buzanwa n'iki. Icya kabiri, ese niki kiranga ububyutse? Tuzavuga ibintu bigeze muri 6 cyangwa 7 bigaragaza ahantu hari ububyutse. Icya kabiri nuko tuzagaragaza ibihe byiza n'ububyutse, kuko nko muri ibi bihe turimo hirya no hino ku isi, kuri iki gihe cya nyuma cy'itorero rya nyuma rya Laodikiya, ubitorero riri hirya hamwe na hamwe, kuko si hose, hari ibihe byiza ariko nta bubyutse buhari. None abantu bakunda kwitiranya ububyutse n'ibihe byiza. Ububyutse n'ibihe byiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Ahantu hashobora kuba ibihe byiza ariko nta bubyutse buhari, kandi ibihe byiza ntibishobora kuzana ububyutse, ariko ububyutse buzana ibihe byiza. Ni ukuvuga ngo ahantu hari ububyutse haba ibihe byiza kandi bijya bishira, ariko nta bubyutse buhari hakaba hari ibihe byiza. Ububyutse ntibuze, ibihe byiza nabyo bigeraho bigashira. Ni ukuvuga ngo dukeneye gusobanukirwa iki kintu, ko uzasanga abantu babona ahantu harimo kujya abantu benshi bajya guterana biga ijambo ry'Imana kubera ko ari benshi ngo hari ububyutse. Ntabwo ari ububyutse, hari ibintu bigeze muri 7 cyangwa 6 bigaragaza ububyutse. Ibyo rero nabyo tuzabigarukaho. Intego dufite nuko abantu bakongera kugira inyota. Abakristo aho bari hose ku isi bakwiriye kongera kugira inyota yo gushaka umwuka wera. Ni ukuvuga ngo reka mvuge iri jambo, abantu benshi ku isi kamvuga mu itorero bafite proje nyinshi z'ibyo bashaka kugeraho. Reka ngire icyo nkwibwirira nshuti yanjye, mwene data, mukozi w'Imana uyobora itorero, muri proje ufite, muri iyo mishinga wateguye y'ibyo ushaka gukora, reka nkubwire ngo muri proje ufite banza iy'umwuka wera ariyo ushyira imbere, hanyuma ibindi bize nyuma. Proje yawe ize munsi y'umwuka wera, kuko umwuka wera naba ari ubanza, proje yawe izagenda neza, ibyo uzapanga byose bizagenda neza. None abantu benshi bafite proje mu mitwe yabo z'ibyo bashaka kugeraho, ariko ikintu cyitwa umwuka wera bagikarishije ahandi, bagishyira ahandi. Mu gihe Yesu yabonye ko mu isi kugira ngo itorero ritambuke muri uyu mwijima w'icuraburindi, ritambuke muri iki gicuku duhagazemo, nuko rigomba kuba rifite umwuka wera, kuko umwuka wera niwe uzabasha kuritambutsa muri iyi situwasiyo isi ihagazemo. Nibwo tuzabasha gutambukamo neza muri ibi bihe. Bene data, reka ngaruka kuri iki kintu kugira ngo aricyo mvugaho cyane, kuko Bibiliya igaragaza ko Yesu yavuze ko azasuka umwuka wera mu minsi y'imperuka. Yoweri yarabihanuye, hanyuma Yesu aje abisubiramo nk'uko twabibabwiye. Noneho tubona ko umwuka wera yamaze gusukwa mu isi. Iyi yasutswe ku munsi wa Pentekote. Ubwo bivuge ngo noneho rero iminsi y'imperuka yari ihari. Noneho tushaka kureba ese iminsi y'imperuka yatangiye ryari? Ese niba Imana yabonye ko mu minsi y'imperuka aribwo kugira ngo itorero ritambuke rigomba kuba rifite umwuka wera, waba ufite mushinga ki mu gushaka umwuka wera? Uri kubitegura ute mu gushaka umwuka wera? Papa, mama,
mukozi w'Imana, pasitoro, mushumba, ufite mushinga ki mu gushaka umwuka wera? Mukristo ufite mushinga ki? Ni ukuvuga ngo hano bashatse kutwereka ko rero turi mu minsi y'imperuka. None yatangiye ryari? Ni ukuvuga ngo igihe Yesu yazaga mu isi, amaze kuza mu isi, avukira mu isi, burya iminsi y'imperuka yari itangiye. Niyo mpamvu ajya kuva mu isi, kuko yarabizi ko iminsi y'imperuka yatangiye, nkuko Marakiya Yoweri yari yarahanuye ko mu minsi y'imperuka aribwo Imana izasuka umwuka wera ku bantu bose, ariko n'abizera, ntabwo ari abapagani. Yesu yabisubiyemo avuga ko agiye kuwohereza, bivuge ngo iminsi y'imperuka yari yaramaze gutangira. Ubu rero duhagaze mu minsi y'imperuka. Niba duhagaze mu minsi y'imperuka, ufite mu mishinga yawe ufite, ese waba uri guteguramo umwuka wera? Mu Kristo mwene data, waba uri guteguramo umushinga w'umwuka wera? Abantu benshi bafite inyota y'ibindi bintu, ariko inyota y'umwuka wera bamaze kuyireka. Reka nkwinginge nshuti yanjye, mwene data unkurikiranye, gira inyota y'umwuka wera, shaka umwuka wera, shaka umwuka wera. Imana ikomeze kubitaho, Imana ikomeze kubarengera. Tuzakomeza kuri iki cyiciro cy'umwuka wera. Imana yumve gusenga kwa buri muntu wese, mu izina rya Yesu, amen. Mwuka wera ndakunyotewe, winuganze muri nge. Tubashimiye umwanya wanyu mwafashe bwo gukomeza kurikirana icyigisho twabagezagaho, kandi tubararikiye gukomeza gukurikirana izi nyigisho zacu dutambutsa kuri uyu murongo. Murakoze, Imana ikomeze kubamugisha cyane. Genza ukushaka, Mwuka wera twibanire. Mwuka wera ndakunyotewe.